nawe usigaye uvuga uti kibye babwiye ibi bigiye kukibina bimubonaho on that side mudakaye ariko ntabwo ariko bimeze. Beta TV for your fam. Moderator w'ikiganiro kigiye gukurikira nsabe na Apotre David nawe yigireje ubaze amusange hano imbere twinjire mu mwanya wo gusobanura no kuganira ku gitabo. Rero nk'uko bagipresanse cyo kumurika igitabo cyanditswe na Apostle David kubw'Imana, ngo hafi ya twese cyari hano turamuzi. Ni igitabo mu bitabo bine yanditse amaze kwandika kugeza ubu. Igitabo cya mbere yanditse kivuga ku buzima bushya bwo muri Kristo Yesu. Igitabo cya kabiri kivuga ku nyigisho zigenewe abizera bashya. Igitabo cya gatatu kikavuga ku bukuru bwo muri Bibiliya. Iki rero mfite mu biganza byanjye kikaba ari igitabo kivuga ku rugo rwiza, igicumbi cy'Imana. Natinze rero ngira ngo umwanya tugezemo ni umwanya wo gusobanura cyangwa se kuganira byimbitse kuri iki gitabo Apostle kubw'Imana David yanditse. Natangira mubaza urugo rwiza, igicumbi cy'Imana. Ese ni impamvu ki cyangwa se niki cyabateye kwandika iki gitabo mfite mu kiganza cyane? Murakoze cyane, banje kubasuhuza mwese abateraniye hano. Pastor Jire uko abibajije, ikintu cya mbere cyane gutekereza kwandika iki gitabo ni igihe nicaye mu mura w'Imana ntakira abantu benshi bafite ibibazo mu muryango, abagabo, abagore, cyane ko ubundi mu myaka maze mu pasiteri kera nakiraga nk'abagore kenshi baza bavuga ibibazo bafite mu ngo zabo. Ariko ikintu gitangaje muri iki gihe ni uko nagiye nakira n'abagabo. Noneho umugabo akaza ati mfite ibibazo mu rugo, kandi ubundi ni iby'abagabo. Ntangira gutekereza ku bibazo biri mu ngo, ndabisengera, nasaba Imana ko yabikemura. Ariko nza kwibaza ngo nubuhe musanzu natanga kugira ngo mu ngo habemo amahoro. Mu gihe nabitekerezaga rero niba Imana yansanze imbwira ko ngomba kwandika ubutumwa bwagera ku bantu benshi, bwafasha umuryango, ndetse nkazanatoza n'abandi bantu bashobora gutanga ubwo butumwa bugeza ku bandi bantu. Niko kugira iyerekwa ryo kwandika igitabo cyitwa Urugo Rwiza n'Igicumbi cy'Imana. Murakoze cyane. Tutarajya mu gitabo nyirizina Urugo Rwiza, ese urugo rwiza ku bwanyu ni uruhe? Ese ni urugo rufite inzu nziza, rufite imodoka nziza, ririmo umugore w'inzobe n'umugabo muremure w'ibigango? Urugo rwiza ni uruhe? Murakoze cyane, Pastor arakoze. Urugo rwiza urwa mbere ni ururimo amahoro, ntabwo ari urutunze ibintu runaka. Urugo rwiza ni ururimo amahoro, ni ururimo ibyishimo, ni ururimo umunezero. Urugo rwiza ni urugo rurimo umugabo n'umugore bahuje. Urugo rwiza ni urugo rurimo umugabo n'umugore babera urugero rwiza abana babyaye, inshuti, abavandimwe n'abaturanyi. Urugo rwiza ni urugo rubera urumuri izindi ngo muri karitsiye batuyemo, ndetse no mu miryango yabo, mu itorero, mu gihugu. Iyo nshatse kwanga urugo rwiza ni urwo ngurwo, nicyo kirugaragaza. Soza ni urugo rwubaha Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo sinzi hari abashobora kuba barabashije kubona iki gitabo, cyangwa se abo bashije kugisoma cyangwa se kumvaho. Ni igitabo
gifite paje zigera kuri 70. Ni igitabo gitowe gikoze mu buryo bworoshye mu gusoma. Iyo ugisomye ubona harimo urugendo rwo kuva kuri fiyansaye kugera mu kubaka urugo. Ese urwo rugendo kuva kuri fiyansaye rugana kubaka urugo, mu magambo make warutubwira rugana kubaka urugo? Murakoze cyane. Iki gitabo impamvu ya mbere gifite impapuro nkeya, nacyanditse ku buryo butandukanye n'ibindi bitabo abantu twandika binini cyane bigora abantu kubisoma, akakirambika mu biro akagita aho ngaho. Ariko iki viziyo yanjye ni uko umuntu yagisoma ari muri bisi, mu ndege, ahantu yaba hariho hose, kandi akarara kirangije ubutumwa burimo byibuze bukamufasha. Ndetse nakigize gito kugira ngo byorohe kugera ku bantu benshi cyane, ku buryo nk'urugo rumwe rushobora kugisoma ukwezi kumwe cyangwa icyumweru bakaba bakirangije. Iyo ni impamvu ya mbere yabinteye kuba ari gitoya. Ikindi ni uko nk'uko nyandika nahereye ku kurambagiza no kurambagizwa ku rubyiruko. Impamvu ariho nahereye ni uko urugo rwiza rushingiye ku mahitamo umusore n'umukobwa aba yaragize mu gihe cyo kurambagiza no kurambagizwa. Ninde yahisemo kubana nawe? Ni ukuvuga ngo iyo ahisemo nabi, wenda bitewe n'amarangamutima ye, ko nko muri iki gihe cyangwa mu bihe tugezemo, umuntu ashobora guhura n'undi ku mbuga nkoranyambaga bakamenyana ukwezi kumwe, bamara kumenyana akabwira umuryango, akajya ku murenge ati ndashaka gusezerana, akaza mu rusengero ati ndashaka gusezerana. Ahisemo umuntu bahuriye kuri za mbuga nkoranyambaga, umuntu nawe ubwe atazi neza. Abo rero nasobanuye neza ko urugo rwiza rushingiye ku mahitamo umuntu yagize mu gihe yarambagizwaga cyangwa yarambagizaga. Ikindi nasobanuye ko guhitamo neza bishobora gukorwa ku rubyiruko, kugira ngo umuntu ahitemo neza uwo bazabana yabigenza ati. Kubemera Imana bamwe baravuga ati nabanza ngasenga, buri muntu wese afite uko abitekereza. Ariko mu nama natanze nahaye urubyiruko harimo gusenga, nibyo Imana ikabayobora mu rukundo no mu guhitamo uwo bazabana. Ikindi nanone mu nama natanze ni uko harimo gushishoza, umuntu yashishoza mu gufata icyemezo cyo kwemeranya n'umuntu cyangwa kwemerera umuntu ko bagomba kubana. Ikindi nashyizemo ni ukugisha inama umuntu umwe cyangwa babiri. Kuba umuntu yagisha inama nabyo birashoboka, ariko izo nama nanone ntazibariza ashingiraho cyane ngo kugira ngo wenda afate icyemezo. Abajyanama muhate bamubwire bati wowe bana na runaka kubera izi impamvu, kubera inyungu izi n'izi, ahubwo bimufashe byibuze kuba yafata icyemezo ku buryo bworoshye. Nanagaragaje igihe fiyansaye ishobora kumara. Nkurikije umuco wacu garagaza ko abantu bashobora gukundana cyangwa guhura ariko bariganye cyangwa baraturanye cyangwa barasenganye umwe azi undi. Icyo gihe urukundo rwabo no kurambagizanya kwabo ntibimara igihe kinini. Ariko abantu bashobora guhura bataziranye nka bya bindi twavugaga by'ikoranabuhanga, bikaba bishobora gutuma batinda muri fiyansaye kugira ngo wenda bigane bamenyane. Ikindi mu muco w'Abanyarwanda ni uko habaho umuntu bita umuranga. Narabisobanura mu gitabo muri iki gihe urubyiruko bita pasi. Ngo ni ukuguha pasi, ariko izo pasi ntabwo ari ibintu by'i Rwanda, si umuco w'Abanyarwanda. Umuco w'Abanyarwanda, umukobwa cyangwa umusore yararangirwaga bakavuga ati turakurangira umuntu tuzi runaka, bakemeranya kubana. Izo pasi nazo ziri mu bintu bigenda bituma nyine ngo bahanye pasi ejo bakabana, ugasanga za ngo zijemo ibibazo kubera ko babanye ariko bataziranye. Urakoze. Murakoze. Muko muje ku kintu cyitwa amahitamo yo guhitamo
mbere yo gushinga urugo guhitamo uwo muzabana, nahita maza ese muri iki gitabo murabisobanura uko abantu bakoze amahitamo. Hari igihe umuntu yisanga yarahisemo atabanje kunyura muri za nzira zose, hari circonstances zihuza abantu. No mu gihugu cyacu byagiye bibaho cyane, umuntu akaza nta waba afite, umukobwa agahura n'umuhungu bagahita babana, nta mahitamo yandi bakoze. Ese nk'abo ngabo tukiri kuri iyo ngingo y'amahitamo barabanye kandi ubu ngubu ntibigeze bigana, ni iki nihe nama wabagira nk'umubyeyi, nihe nama wabaha kuko batigeze bagira uruhare mu mahitamo yabo, bisanze babana kubera ubuzima, nubwo kitari kiri mu gitabo ariko gikomeje kubera amahitamo arezinze mu kusobanura. Murakoze cyane. Abantu benshi bahura nyine mu buryo butandukanye nk'uko bivuze, bakanafata icyemezo cyo kubana, hakabaho abashyingiranwa, bakabaho abagenda bagashakana batanashyingiwe. Muri iki gitabo nanashyizemo mu butumwa bujya gusoza ubutumwa bufite titiri ivuga ngo ipfunwe ryo kwishyingira. Ukuntu abantu bishyingiye bahura n'ipfunwe, hari bariho umuntu wifuza kwambara impeta cyangwa akanayigura akayambara ariko atarasezeranye kubera ipfunwe aba afite muri we ry'uko atashyingiwe. Ikindi nanone hakabaho amateka nyine tuba twaragiye ducamo, ndetse ari no mu byanteye buriya kwandika iki gitabo, kuko iyo ugenda ureba ibibazo byose bigenda biba mu muryango tubihuza n'amateka y'igihugu cyacu. Amateka y'igihugu cyacu ari mbere y'abakoloni, mu gihe cy'abakoloni kugeza uyu munsi, icyo twise gusenyuka k'ubumwe bw'abanyarwanda, ahagiye hasenyuka umuryango nyarwanda kugera ku rugo uyu munsi, ku muryango ugizwe n'umugabo n'umugore, aho ugera nyine ugasanga urugo ntirushobora gukomera, ariko abihuza n'amateka nabyo twagiye tunyuramo. Ba bantu bagiye bahura bagahitamo gushakana, umusore n'umukobwa wenda bataziranye, ejo bagera mu rugo umwe akavuga ati hari ibintu namenye cyangwa se hari ingeso nakubonyeho runaka, none kubera izi ngeso ndumva twanatandukana, cyangwa se bagahitamo gukomezanya ubuzima. Mu by'ukuri iyo buri muntu wese yubaka urugo, hari uhitamo kurwubaka abiyobowemo n'ubwenge bwe cyangwa se n'umuco n'uburere yatojwe n'umuryango, ndetse n'uwatorejwe mu itorero cyangwa se mu gihugu, akaba ari byo ashingiraho kugira ngo agire wa muco mwiza yashingiraho yubaka umuryango mwiza. Hakaba noneho n'undi muntu wabayeho atarabonye uburyo bwo guhabwa uburere ngo arererwe mu muryango, wa muryango umurere awuvanemo umuco, awuvanemo ubupfura, awuvanemo za ndangagaciro azubakiraho urugo rwe. Yagera rero mu rugo, niba ari umusore niba ari umukobwa, yakora ibintu runaka mwakavuga ati n'ubundi nta burere wigeze twabukuye, wavugaga ko wabaye mu kigo wenda cy'imfubyi, warerewe aha n'aha, niyo mpamvu witwara gutya ibintu nk'ibyo. Abo rero iyo miryango ni ukuyifasha, ni ukuyiba hafi, ni ukuyigisha, ni ukuyiganiriza. Ndetse n'ubu ngubu turi hano, niba umuntu yubatse urugo akaba yumva afite urugo rwiza, biri no mu cyifuzo mfite, ni uko wa muntu yaba umuntu witanga gufasha urugo cyangwa umuryango wundi azi kutabanye neza, bitabaye guterera pasiteri cyangwa izindi nzego zishinzwe umuryango, ahubwo umuryango mwiza, tuvuge wa Davide, wa pasiteri Jire, nubere icyitegererezo n'urugero wa muryango wundi. Hari ikintu kibaho muri uyu munsi ugasanga abantu ari abihaye Imana, ari n'abantu bose mu nzego zitandukanye n'aho batuye, usanga bavuga ngo ibibazo biri mu ngo
ingo zifite ibibazo, imiryango ifite ibibazo, bakabivuga ariko ugasanga ntacyo bakora kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Ugasanga rimwe na rimwe ni pasiteri birimo, iyo atabirimo wenda n'ubuyobozi bwa leta bubirimo, ariko mu by'ukuri twakabigize ibyacu twese abantu bubatse umuryango, nkavuga ngo ni inshingano zanjye gufasha wa muryango. Niba umuntu aje akambwira ati umugore arananiye, umugabo arananiye, ndakora iki? Mfata umwanya wa muryango muganirize, mwigishe, mbahe ingero, mbahe ubuhamya, mbabwire ukuntu bagomba, niba ari ukwihangana basabwa n'ibindi byose, mfashe uriya muryango, atari uguterera iyo ngiyo. Umuntu naza akambwira ati uriya mugore wanjye, uriya mugabo wanjye ntiyarezwe, niyo mpamvu n'ubundi ntawamuhindura pasiteri. Nubwo wasenga ndakubwiza ukuri ko atahinduka, ariko nubwo yavuga gutyo ngo nubwo nasenga ntiyahinduka. Niba hari imbaraga zamuhinduye kuba mubi, hari icyizere ko hari n'imbaraga zamuhindura kuba mwiza. Ibyo rwose dukwiriye kubyemeranyaho, ari abasenga, ari n'izindi nzego zose, tukaba niba umuntu bishoboka ko aba mubi, umugore akavuga ati mfite umugabo mubi, ariko tumwegere, tumuganirize, bidufashe ko wa muntu azubaka umuryango mwiza, we na wa wundi bahuye nk'uko wari ubibajije, bakibanira, ariko aracyariho amahirwe yo kubagira inama no kubaba hafi, urugo rwabo rugakomera kandi badatandukanye. Murakoze. Murakoze. Iyo umuntu ari gusoma iki gitabo, hari umutwe ageraho uvuga ngo umubano mwiza w'umugabo n'umugore, aho usobanura ingingo zigera nko kuri 7 zigaragaza cyangwa se zishingirwaho ku mubano mwiza w'umugabo n'umugore. Muri make, mu magambo makeya, ku muntu utabashije kubona iki gitabo cyangwa se umuntu utarafata iki gitabo mu ntoki, ne wabimusobanura mu magambo make ubuhe buryo? Murakoze cyane. Umubano mwiza w'umugabo n'umugore nk'uko nabivuze muri iki gitabo ugizwe n'ibintu bikurikira kugira ngo ube mwiza. Ni uruhare rwa buri muntu wese, rw'umugabo n'urw'umugore. Taravuga ngo ni uruhare rw'umugabo gukunda umugore cyangwa umugore kubaha umugabo, ni uruhare rw'umugabo n'umugore kugira ngo bagire umuryango mwiza. Ariko ibyo bakeneye gukora ni ibi. Icya mbere ni uko bakwiriye gukomeza urukundo rwabo bakundanaga cya gihe kera, cyagiye bamenyana, bakarurinda, bakarusigasira, kuko urukundo rumeze nk'ururabo, rurabakarirwa, ruruhirwa, iyo utabikoze rurangirika. Icyo ni icya mbere, gukomeza urukundo. Icya kabiri ni ukwihanganirana mu buzima bwabo bwose, kwihanganira umugabo wawe, kwihanganira umugore wawe mu bintu bisenya urugo. Iyo umwe mu bashakanye abuze kwihangana, bahita bagana inzego, bakagana ikigo, biba byanze nyine, avuga ati ibi birandenze, nta kindi nakora. Kwihanganirana kw'abashakanye. Ikindi, umubano mwiza w'umugabo n'umugore ni uko babwizanya ukuri. Kubwizanya ukuri k'umugabo n'umugore ku bintu byose, ku byo bakora, kuri gahunda zabo, mu mishinga yabo, mu mishahara, mu byo bakora byose bakabwizanya ukuri. Ikindi ni ugusabana imbabazi no kuzihana. Igihe umwe mu bashakanye yakosheje, umwe agasaba undi imbabazi, akwiriye kuzimuha, kandi ejo ntiyongereho inyuro. Mu gihe tuvuge umwe yongeye gukosa akaza ati mbabarira, ati n'ubushize narakubabariye, wansabye imbabazi ndakubabariye, ibi sinabivamo, noneho duhamagare umuryango, duhamagare umudugudu, duhamagare, ntabwo ndi bukubabarire uyu munsi. Urumva, imbabazi ugomba kuzitanga guhera ku munsi mubanye kugeza ku munsi muzatandukanywa n'urupfu. Umubabarire, ejo nawe ugacumura akakubabarira, ejo ukongera nawe agacumura ukamubabarira, mukababarirana. Ikindi nanone kigeretseho ni ugusigasira amasezerano y'ishyingiranwa ryabo nk'igihango bagiranye. Ubu mubona iyo umuntu avuga ngo mfashe icyemezo cyo gusenya urugo, gutandukana n'umugabo n'umugore, bo baba bazi yuko gutandukana, nyine avuga ati ntandukane n'umugore cyangwa n'umugabo, ariko hari ikintu birengagiza gikomeye.
gutandukana ni ukuvuga ngo baba bagiye gusenya igihango cyabo, igihango cy'imiryango, igihango cyabo n'abo babyaye, ariko basigasiye cya gihango kigizwe n'amasezerano yo gushyingiranwa kwabo, cya gihango bagiranye cy'imiryango kwa ba mwana cyo gusabana no gukwa, ya masezerano yose bakayarinda, bakamenya ko ari igihango gikomeye. Kandi nk'uko nabivuze muri iki gitabo, kirazira gutatira igihango. Kirazira mu Kinyarwanda, iyo abantu bahanye igihango ntawe gitatira, umuntu arakirinda nawe ugakirinda kugira ngo atazahemukira mugenzi we. Rero ariya masezerano n'abagabo n'abagore bakabazirikana ko nk'uko babanye, nk'uko babana, ko ari igihango gikomeye bagiranye bo ubwabo ndetse n'imiryango yabo. Ikindi navuze aho ngaho ku mubano mwiza w'umugabo n'umugore ni ukurera neza abo babyaye, kurera abana babo, niba barabyaye umwana umwe, niba ari babiri, niba ari batatu, hari ababyaye bakavuga ati harera Imana, habyara Imana, kumva ko agomba kuzuza isi, akabatereka mbabyara Imana n'izabarera. Ariko aho twatanze inama ko umuntu agomba kubyara, ariko abana abyaye akabarera kugira ngo bazavemo abapasiteri, bavemo abapadiri, bavemo abantu bazakora umurimo w'Imana, abantu bazatuyobora, bazagirira umumaro imiryango yabo n'itorero, bazakora ibintu bikomeye bizava mu burere bwabo bahawe nk'ababana. Icyo nacyo nakivuze muri wa mubano mwiza w'umugabo n'umugore, bagomba kurera neza abana Imana yabahaye, bakabitaho, bakabaha ibibakwiriye. Ndumva rero navuze byinshi cyane, keretse uwabisoma nyine muri aka gatabo, ariko nshimangira umubano mwiza w'umugabo n'umugore, ibiwugize ibyo ari byo ni byinshi cyane. Murakoze. Murakoze cyane ku bisobanuro byiza, kandi ndahamya nashidikanya ko buri umwe wese ari kunyurwa n'ibisobanuro, kandi bimutere inyota n'inzara byo kuba yasoma aka gatabo koroshye gusoma. Ntekereza nk'umuntu ukunda gusoma, umunsi umwe arangije ugasoma, ariko n'ababandi nkatwe babanyaga mu gusoma n'icyumweru, ukwezi waba ukarangije, karoroshye cyane. Mbere y'uko wenda naha benshi mu bitabiriye hano umwanya kugira ngo niba hari ufite ikibazo cyangwa se hari inyunganizi cyangwa se hari igitekerezo yavuga kuri iki gitabo, hari ikintu mwakomoje kanyite mu magambo yaryo, mwakomoje ku makimbirane, ku kutumvikana. Iyo hatabayeho uyu mubano mwiza w'umugabo n'umugore, bibyara amakimbirane. Ni iyihe mesaje cyangwa se ni ubuhe butumwa mwaha ingo cyangwa se abashakanye bari kubana mu makimbirane, nk'umuntu ufite umutwaro cyangwa se ufite ishyaka ry'uko ingo zaba nziza? Iki kibazo cyangwa se iyi nyunganizi ndaza no kuyohereza ku bamwe bayobozi turi kumwe hano, executive umurenge wa Kimisagara, badaza kukibabazaho, wenda baraza gutanga iyo message na executive wa Rusororo. Message yo kubaza Apostle David, amakimbirane niye message yaha imiryango iri mu makimbirane muri iki gihe? Niye message nk'umuntu wahawe ubutumwa n'Imana bwo kwandika igitabo cyo kubaka urugo rwiza? Murakoze. Murakoze cyane Pastor, arakoze. Mbaje ikibazo cyiza cyane. Message buri icyambere no ko umuntu ashaka amahoro ayaha abandi. Rwose nicyo nabwira umugabo cyangwa umugore uri ahantu udahari, iyo ushaka amahoro kuyagira mu rugo, banza yahe mugenzi wawe, umugabo wawe, umuha amahoro. Ureke kumustressa wa mugani wayamvugo y'iki gihe, winera stress n'ibindi. Ugahitamo kubana no mwashakanye amahoro. Ikindi nanone
nuko nkuko iki gitabo cyitwa ngo urugo rwiza ni igicumbi cy'Imana. Iyo urugo rutabaye igicumbi cy'Imana ruba igicumbi cya Satani, abantu banabimenye. Iyo urugo rutabaye igicumbi cy'amahoro ruba igicumbi cy'amakimbirane. Rwose ukaza barwana ku cyumweru ukazagaruka ku kindi barwana, ukaza batongana mu mibyizi ukazagaruka mu mibyizi batongana, kuko amahitamo yabo muri bo hashingiye kubona ibintu nk'ibintu bibi, kuvuga nabi, gukora nabi. Ibyo bikaba mu buzima bwabo, ariko nubwo babibamo n'umwaka n'imyaka, kuva muri ayo makimbirane birashoboka, kuko umuntu agizwe n'amahitamo. Ubu turi hano twahisemo kuba turi hano, twahisemo no kuganira neza, twahisemo no kwishima, twahisemo kwicara dutuje. Ayo ni amahitamo tugize. Mu rugo rwawe ushobora guhitamo kuba mu muryango wawe mutuje, munezerewe, mwishimye, ukaganira no mwashakanye, ukamuha umwanya mukaganira, mukajya inama. Muri iki gitabo hari aho nabivuze ni gerageza umwanya wo mwashakanye muganire. Hariho abavuga ngo ni ugusohoka bakajya mu mahoteli ngo birahenze, ariko hano nanatanzemo urugero ndavanye. Niba wabona n'ikirahure kimwe cy'amazi, nimuhureshere rwose mu gisangire, mwishime, mwivuga ngo hasohoka ngo abantu ngo bafite amamiliyari, ngo bafite ibihumbi, ngo bagiye ku Gisenyi, ngo bagiye kuri hoteli zikomeye. Ntabwo ari byo. Abantu ntibamenye ngo nufata icupa ry'amazi n'umugore wawe mukicara muti ceri wanjye. Hariho n'umugore umaze nk'umwaka umugabo atamubwira cyane, umugore atayabwira umugabo rwose uti uri umugabo mwiza, uti ndagukunda, na bya bindi kera umuntu yavugaga, akagarura bya bihe byiza bigatsinda ibihe bibi barimo muri icyo gihe. Hari ikindi nanone gishobora gutuma abantu bahera mu makimbirane, wenda bari ukutumvikana mu miryango yabo, ariko ko hakaba n'ibindi bintu. Hano muri iki gitabo cyagihe navugaga ku bintu byatuma abantu bagira umuryango mwiza, twavuzemo ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina mu muryango. Hano twarabisobanuye neza cyane. Bibiliya iravuga mu Bakorintho igice cya 7 umurongo wa 5, aravuga ngo ntimukimane ngo keretse mwasezeranye igihe, ngo kugira ngo mubone uburyo bwo kongera guhura Satani atagerageje imibiri yawe. Iyo uganira n'umugabo arakubwira ati umugore shwi ati yaranyimye, waganira n'umugore nawe ati umugabo yaranyimye naramubuze. Uranyumvira ibyo bintu? Ariko abari muri iki cyumba bo bihane nyine ntimukimane, bo ntibakimane rwose, kuko iyo ugeze nko mu rugo rurimo n'ibibazo, n'icyo nacyo kiza ku isonga. Arabati mbere uko umugabo muke, mbere uko umugore atamubwira ngo arananiwe, nta gahunda, ntaki. Kandi murabizi abagore batishimye ntacyo muvugana. Bisaba ngo keya nyine yishime, agira ate nuko. Ubwo rero urumva ya makimbirane ntashobora kubura hari ibyo byose, ariko nanone hari uburyo bwinshi bwo kubyirinda ndetse no kubireka. Ikindi nsoza, abantu bakwiriye gusenga, kumenya Imana, gusenga. Ibi tuvuga byose iyo tubivuga, umuntu utubaha Imana burya mwumva tubwirana ngo bihane ibyaha babireka. Ni ukuri buriya umuntu mwabana mu nzu mukabana, umuntu ni mugari, ariko hakabaho ibyaha akora mu rugo. Uramutse ushatse n'umunyamategeko ukabimubwira, ahita akubwira ati tanga ikirego mu rukiko. Wenda ntabizi nazi, ariko ari ibintu bibi cyane bikomeye. Ariko umuntu usenga, umuntu w'umukristo, umuntu wamenye Imana, bitari byane byo kuba mu idini, kuba muri Kristo. Hari abanyarwanda bamenyereye kuba mu madini, buri muntu wese akaba afite idini abarizwamo, ariko bataba muri Kristo. Ariko iyo usenga warihanye ibyaha, ukavuga uti sinkwiriye gukora ibi, kirazira ko nakora ibi n'ibi, nahemukira umugore wanjye, nahemukira umuryango wanjye, nahemukira Imana, nkakora ibyaha. Iyo umuntu abyirinze akabireka, urugo rusenga ruba mu Imana. Jya nkunda kubwira abantu mabwira nimusenga Imana mukayihamagara, izaza ibe mu rugo rwanyu. Ariko nimutanayishaka, Satani yiteguye kuba mu rugo rwanyu rwose, kandi Satani narubamo kumwirukana bizakugora. Rero ku basenga dufite amahirwe, Imana ibe mu miryango yacu,
ibe mu rugo rwawe, Kristo aruyobore, maze urebe amahoro ya Kristo araza mu rugo rwawe, muzarinde musaza muri amahoro. Hano hari abantu twatumiye b'abasaza amaranye n'abadamu babo imyaka irenze 40, buri umubwiye yakubwira ati bya bintu unyuramo ngiye nabinyuzemo wa mwana we, ariko ndacyabana n'umugore umukecuru turasazanye, muzehe turasazanye. Ubwo rero icyo nabwira zango zirimo ibibazo nizirebere kuri ba sekuru babanye bagasazana. Rega birane n'amahano kumva umuntu ari mu makimbirane, ababyeyi we wenda batari bazi n'Imana batasengaga bari baniye. Tugeze mu mwanya aho buri wese wumva hari ikibazo yabaza Apostle David ku bijyanye n'iki gitabo, ariko mbere yuko twinjira mu mwanya nari nagusabye umuyobozi Apostle David kuri ubwo butumwa nasabye gutanga. Icya mbere buriya ingo nyinshi cyangwa se nk'uko tubona umuryango akenshi baracyagendera kuri bya n'ibyakera ngo ingo zirara zishya bwacya zikazima, ariko buriya nubwo ziba zarazimye kuko buriya nijoro ucanye nka buji iraka cyane, ariko ku manywa kubera haba hari urumuri kaba kaka gake ntibigaragara, ariko buriya ntabwo ziba zazimye. So rero usanga icyo twe tubona n'ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi tubona n'ingaruka za mbere ko tubona abana bagiye mu muhanda kandi bafite ababyeyi kandi umuhanda ntubyara. Icya kabiri abana bataye amashuri n'izindi ngaruka tubona umuryango uri mu guhura nabo. Rero ngira ngo nk'uko iki gitabo kigiye kudufasha no kugisoma, rimwe na rimwe turi nk'abakora n'inshingano z'irangamimerere dushingira abageni. Uriya ukuntu njya mbabaza, ariko wenda mfasha nk'urugero kuri David, turaje nka madamu wa David ko tumwita Apotre Kubwimana David, wo mwitaga ibyo rero byarabuze. Iyo bakiri abantu bagiye fiyanse usanga kenshi umwe yitwa fiyanse hari n'andi mazina atandukanye, ariko bamara kugera mu rugo ugasanga ni David cyane papa nde, ugasanga se amazina kandi wajya gukubita umuntu ngo uramutuka mesejeri ntabwo byagaragaje ngo gukubita. Rero ngira ngo wenda mesaje natanga hari ndashaka kwifashisha inyuguti enye ziriya za P cyane. Urugo rwiza ni urugo rurimo isengesho mu rugo, mushobora gusengana umugabo n'umugore ndetse n'abana, ni inkingi ya mbere ishobora gufasha umuryango kwirinda amakimbirane kuko muroroherana. Iya kabiri ni paritaje. Buriya uri mu rugo ntabwo wirebaho nkawe wenyine ku giti cyawe, ufite undi winjiye mu buzima bwawe. Ibyo utekereza byose mugomba kubitekerezanya. Niba ukeneye kubaka inzu mujye inama, niba ushaka kujya ahantu kure mubwira uti mfite urugendo rumeze gutya. Mbese iyo paritaje mu bintu byose mukabiganiraho mukabijyaho inama, numva ari ikintu cy'ingenzi. Icya gatatu ni iyo pardon. Mu buzima ntabwo turi abatagatifu twese, dushobora gukora ibyaha, dushobora gusitara, dushobora kugira ikindi kibazo, ariko iyo uvuga uti pardon, mbabarira, akabyumva, buriya binagabanya n'uburemere cyangwa se n'ikibazo umuntu aba afite. Icya kane rero nakwita ni patience no kwihanganirana mu buzima. Numva ari ibintu bishobora gufasha urugo kwirinda amakimbirane. Rero izo nama zose n'ibyo tuzasoma ahangaha, ibi nibyo bizadufasha kugira ngo twongere twegere imiryango kurushaho, cyane cyane dusaba n'amadini. Cyane cyane ni na byiza yuko byanakozwe n'uwihaye Imana n'ufite itorero abamo asengeramo, nuko abanyamadini baramudufashije ingo, cyane ko ejo bundi mu bushakashatsi bwakozwe batugaragaje yuko abaturage bizera abanyamadini 91%. Ni amanota menshi. Rero icyo cyizere babaha gikomeye n'abaturage mu bushakashatsi bwakozwe na RGB, nuko mukwiriye kubyaza umusaruro, ahubwo mukadufasha twahindura gute sosiyete kugira ngo zango zirimo amakimbirane avemo, bityo twongere tugire
tugire umuryango mwiza wita ku muryango, wita ku bana, ntitubone bya bibazo by'ingaruka turimo kubona uyu munsi, cyane ko uyu munsi niyo twakurikiranye umwana tukamusubiza mu muryango, mu by'ukuri tuba tumusubije mu muriro. Icyo nshaka kubaza Apostle wanditse kino gitabo, yavuze mu kurambagiza cyangwa kuri fiançailles. Ubundi igihe cyiza cyangwa igihe gihagije cyo kurambagiza kingana gute? Ni umwaka umwe, ni ibiri, ni amezi, kingana gute Apostle? Icyo ni ikibazo cya mbere. Muranyemerera ikindi kibazo nkibaze muri public, ambaze Madame Vice Mayor. Ikibazo cyanjye kijyanye n'icyo bita blood shower. Blood shower ni umugoroba ababyeyi bahuriramo barimo bahugura umukobwa ugiye gushaka, ariko muri iyi minsi abantu benshi baravuga ngo blood shower aho kugira ngo ibe ahantu hatangirwa inama n'impanuro zo kubaka umuryango nyarwanda cyangwa kubakira umukobwa ngo urugo rukomere, ahubwo ngo ni ahantu asa n'ukura icyo umuntu yakwita uburozi, bitewe n'inama abamama bamwe bagira uwo mukobwa. Bamwe bati umugabo n'umwana nk'undi, abandi bati umugabo nagukubita uzamusubize, abandi batushaka amafaranga yawe ntakagukangisha amafaranga n'ibindi. Ni iki mukora kugira ngo ziriya blood shower zizarusheho kuba nziza, maze umuryango nyarwanda ureke kuzisenyukiramo? Kuko hejuru ya 90% by'abaturage batuye u Rwanda ni abakristo cyangwa se barasenga bitewe n'amadini cyangwa se umuryango ushinzwe kunemerera babamo. Turagira ngo mudufashe babemo ariko bafite n'umutima, avuga ngo wagutse umutima w'ibyo bumva bemera banabigira mu bikorwa, kugira ngo bizagabanya izo ngaruka dufite, ariko cyane cyane iz'abana. Kugira ngo umushyitsi mukuru Apotre Rutayisire araza aratubwira muri rusange, nawe twari turi kumwe no mu nama duherutse kujyanamo, buri wese yibaza ngo iki kibazo cy'izamama ry'abana, iki kibazo cy'ubuzererezi, iki kibazo cy'amakimbirane mu miryango turagikemura gute? Turagira ngo mudufashe. Yego twagize amahirwe yo kuba turi hano, ariko hari ahantu tubashaka hari hasi muri sosiyete, turabageneye pe. Umugoroba w'imiryango muraza kutwemera ngo twagize Imana ko muhari, nitujya tubatumira mujye muzi, nitujya mu nteko z'abaturage cyangwa ahandi muzi, nitujya kwigisha iyi miryango ibana mu makimbirane batasezeranye, mudufashe mubigishe, kuko mufite iyo karisme, mufite uwo muhamagaro, mufite uburyo mwabaganirizamo babumva cyane, tugafatanya kugira ngo n'ukuri turebe uburyo twakemura iki kibazo. Naho ubundi nubwo bakora research zingana gute, nubwo twakoresha ubundi buryo bwose bushoboka bidahereye mu muryango ngo bihere mu itorero, ntabwo tuzakemura iki kibazo. Reka ncumbikira nafata umwanya munini. Hari icyo umunyamakuru yarambajije kijyanye na bridal shower. Ubundi no guhera kera umuryango warahanurwaga, umukobwa wajyaga gushaka urugo yarahanurwaga, ndetse n'umugabo ku ruhande hari uburyo yaganirizwaga bitewe n'inshingano z'umugabo, umugabo akora n'inshingano z'umugore. Ndetse bridal shower sinambi ntabwo ari mbi pe, yaba yagakozwe neza, ariko urasanga ikintu cya mbere cyabayeho, barategura bridal shower, icya mbere bareba ni style bazambara, sibyo? Dressing code zabihiye, sibyo? Utayifite uko biramusaba kujya gushaka iyo kare. Urumva umukenyezi w'umukobwa ntabwo bamwitayeho, bashaka kuzareba uko bazagenda basa n'uko ikintu kizagenda neza, sibyo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hazakenerwamo ibiki? Hazakenerwamo keke, hazakenerwamo gutegura ibitambaro bisa gutya, intebe zimeze gutya. Urumva deja mu muteguro wa mwana w'umukobwa haje n'icyo kintu cyo kugira ngo amafoto azase neza, ikirori kizagende neza, abantu bazabe bakeye, ariko mu by'ukuri ntabwo ari wa mwana bari gufasha. Icya gatatu, usanga umumama bateguye bazaganiriza uwo mwana ntacyo apfana n'uwo mwana, ntamuzi mu mabyiruka ye, ntazi umuryango we, ntazi uko babayeho, ntazi nta kintu na kimwe azi, uko azi kuvuga areba kandi cyangwa se hari ahantu ajya ayobora ibirori neza mu makwe cyangwa ahandi. Ibyo
bimeze uze kunyomoza neza kubeshya. Icyo ni ikindi. Icya gatatu, abantu batumiwe 1/3 nibo bo mu muryango, abandi nabo bakorana nabo biganye nabagize gute, ibintu mbona mbese ubona ni ikirori kuruta ibigiye kwatangira. Ikindi cya kane nabonye abatanga ubuhamya babeshya, babarire gukoresha inyito kuko arajya bakitaka akavuga ibyiza bibiwe, ntashobora kukubwira ikibi yanyuzemo kuko Apotre yatubwiye ngo ati nahuye n'iki kigusha, nahuye n'iki kibazo mu rushako nabyitwayemo ni uzabivuga muzabibwira wenda ubanza ntaragiye muri nyinshi ariko usanga ibintu byose bisize n'umugati usize, ni ibintu byiza gusa. Ikindi bakaniza umwana we k'umugabo ari igikoko, guteze umuntu ugiye kubana igikoko gute, mwarakundanye badahari murambagizanya ntawe uhari, ariko wumva ari icyo kintu cy'uko umugabo ari umuntu ukanganya n'umuntu utari mwiza, uri umuntu bisaba yuko uzavugira nk'Imana imbere yawe, ntabwo ari byo. Hanyuma ikindi wenda nsorezaho ni uko wowe uri gutegurwa ariko si umugabo uri gutegurwa. Nimba uri gutegurwa wenyine, tuvuze ko wanagize n'Imana ugahabwa izo nyigisho n'abanyogosenge n'abandi bitagenze nka kwa kundi ibyo naristinze hejuru bimeze, umugabo ugiye kubana arimo arategurwa. Oya, bakavugira ngo ntabwo uri umushawa yo, we baragenda batireka tujya gusengera twikuse hoteli hanyuma twifurisha urugo rwiza, nta bintu byinshi abagabo bigire. Oya, apfa kuba yamurangije gutegura ubukwe, afite abazamwambarira, afite budget imeze neza n'ibindi, ntabwo bajya muri izo detail, ariko hateguwe umwe undi ntateguye, urumva ikizavamo. Ukore bya bindi byose bakubwiye, noneho utegereze ngo ese ngewe kuki nta byiza mboneka, ese ngewe kuki, nawe usigaye uvuga uti kuki babwiye ibi ngiye kuki ibi ntabimubonaho on that side, mundakaye ariko ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo iyo byari byiza tugategura impande zombi kandi bigategurirwa mu muryango, hahandi umuryango uzwi naho hahandi hazabaho ikibazo bakaba aribo ba mbere mwitabaza, aribo bazaza bakaba baba bahari, byaba byiza. Ikindi cya nyuma wenda tutavuzeho ni uko hari ababana n'umuntu avuga ati umuntu nzamuhindura, nubwo waba ufite ubwenge bungana gute umere gute, ntabwo ushobora kuzahindura undi muntu keretse mu gihe akwemereye nawe ukamwemera mukaganira, dialogue ikaba yamutsinda akaba yahinduka. Navuga byinshi ariko munyemere nsorezaho. Bridal shower ndayemera ndanayikunda, ariko twongere turebe uburyo itegurwa, twongere tunayisubize kuri gakondo hahandi byabaga ari umuryango wawe, kugira inama ukuzi neza kandi hariho gutegura impande zombi. Murakoze. Cya mbere ndivugiraho nk'umubyeyi, nanivugireho nk'umuyobozi, yavugaga nkitunga za ntoki nyinshi kugira ngo ntunge rumwe, zose naziganishagaho. Ndamusabira umugisha cyane, Imana iguhe umugisha, Imana ikomeze ikwagure, Imana ikomeze ikugeze henshi muri sosiyete kugira ngo uvure ibikomere. Ibyo yavugiye hano byinshi ni ibikomere, ni ibikomere abantu bafite kubw'amateka, ni ibikomere abantu bafite kubwa sosiyete igenda ihinduka bitewe n'iterambere, bitewe nuko abantu umuryango ugenda uzamuka, ariko bamwe ntibabibonere umugisha ahubwo bakumva yuko ari kubwabo. Hari ibikomere byinshi biterwa n'umunezero no guhabwa umunezero, niko nabyita, ariko hakaba n'ibikomere bishobora guterwa n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo ariko ntabashe gukingukira cyangwa kwagukira mugenzi we ngo amuhe umwanya wo kumumenya nawe amenyane nawe. Imana rero ikumugisha kandi ihumugisha imirimo ukorera mu komora ibyo bikomere, ariko cyane cyane no kubaka ingo, ariyo wa musingi cyangwa se aritari navuze mvuga. Ndagushimiye cyane, ndashimira cyane Apostle. Hari ibuye rinini yashyizeho, ibuye rinini buri wese muri twe nk'umuryango, buri wese muri twe nk'aho umuntu atuye agiye akora ikintu nk'iki. Kuri we yaravuze ati ntibihagije gusa kuba nakwigisha ijambo ry'Imana, ntibihagije gusa kuba nakora ibikorwa bifasha imfubyi n'abapfakazi cyangwa se
bituma umuryango utera imbere mu kwishyura mituweli, mu gufasha abababaye, mu gusura imiryango runaka. Ariko hari indi mpano mfite, ndetse mu mashuri yize y'iyobokamana avuga ati hari icyo nakuyemo, ndetse hari ukumvira Imana ngiye gukora nandika. Ndavuga ngo ushaka guhisha Abanyafurika aduhisha mu bitabo, aduhisha mu bitabo ko tutagira umwanya wo gusoma. Ariko wagize icyo cyanga cyo kumva gusoma ukabikunda, igitabo kirabikika. Kandi bavuga ngo amagambo arahita, ariko les écrits restent. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ni umusingi ukomeye rero cyane, kuko iki gitabo n'uwakinyuramo gisanze ahantu cyanditse azagira amatsiko yo kugisoma. Ni igitabo ushobora gusoma uri mu kazi, ni igitabo ushobora gusoma uri mu modoka, ni igitabo ushobora gusoma aho uri hose ugifite umwanya wagisoma, kandi kikagira ubutumwa kikugezaho. Turabashimira cyane, turashimira na madamu. Ntabwo biba byoroshye, ariko nawe muri wa muhamagaro, muri za ndangagaciro Reverend Pastor yatubwiye, harimo iyo kubaha no kuguha umwanya, kugira ngo byarafashije kugira ngo namwe mudukorere igitabo nk'iki kizafasha muri sosiyete. Ndashimira cyane abafashe umwanya wabo bakaza hano, kuko ukurikije ibyo tuba turimo mu buzima busanzwe, uba ari umwanya w'umuryango, uba ari umwanya wo gutaha amakwe, uba ari umwanya w'ibindi. Ariko kuba mwafashe uwo mwanya mukavuga ngo reka tujye kumva buriya butumwa, tujye gushyigikira Apostle, reka tujye kumva icyo natwe dutwara, nabyo ni ukwitanga. Ni ukubashimira cyane. Ariko kandi icyo dusaba, nk'uko turi hano umubare wacu kungana, reka tuba ari twe baba abambasaderi b'ibyo twumviye. Reka tuba ari twe tugenda ku batagize amahirwe yo kubonana na Reverend Pastor, ku batagize amahirwe yo kumva ubutumwa buri aha, buri wese agira ikintu yakuyemo asangiza abandi, haba aho dutuye, haba mu miryango yacu, haba n'ahandi. Ngira ngo n'ubutumwa bw'Imana nuko bwaje, ntabwo bwaje ngo bugume hamwe, bwagiye busesekara hose. Nubwo hari hamwe bwasesekaye mu buryo butari bwo cyangwa bugendera ku mahame gusa, ariko ntacyo uwagize icyo akura hano akijyane muri sosiyete kugira ngo duhindure. Ntabwo bisaba kugira ubumenyi buhanitse, ntabwo bisaba kugira kuba uri umukristo bihambaye, ariko ku butumwa wakuye aha ngaha ugende hariya muri sosiyete ugira icyo ukora. Twabikomojeho umuryango nyarwanda, navuga ngo warangiritse. Urahari, ni ikibazo dufite muri kominote, ikimbirane mu miryango, inzererezi, kwiyanga, gushaka ibirenze ubushobozi bw'abantu, gushaka gukira vuba mu nzira zitari zo, gukoresha indonke, ibintu byinshi byangiza sosiyete. Ariko hari aho bidakwiriye kugera mu muryango. Iyo umugore n'umugabo cyangwa se urugo rufite amakimbirane, nta n'iterambere rishobora kugeraho. Iyo umuryango uriho ukimbiranye, haba no mu kazi, ntabwo ushobora kugira amakimbirane ngo ugere mu kazi utanga umusaruro. Ntabwo ushobora kugera aho ukora ngo ugire icyo ugeraho. Ahubwo ibyo Reverend yatubwiye, harimo rwa rukundo, harimo wa munezero wakagombye gutanga, ntabwo biba bikikurangwaho, kuko habayeho kwikunda, habayeho kudaha amahoro aho wabanjije kugira ngo yasesekaze ahandi. Ntabwo ndi bujye muri byinshi. Ndabashimira cyane, kandi nifuza kugira ngo muzadufashe ibi bitabo, cyangwa se umunsi tuzabiyambaza turi mu kwigisha mu migoroba y'imiryango, turi mu kwigisha y'amakupura abana mu makimbirane, cyangwa se babandi bagiye gusezerana. Mujye mudufasha, mutube hafi, dufatanye nk'inzego bwite za leta, kugira ngo mwe mufite imitima yabo nk'ababigisha, nk'abakristo banyu, mudufashe kugira ngo tubakurikirane. Ikindi tubasaba no kugira ngo mu gihe dushingiye amakupure habeho no kuyakurikirana, tubaherekeze tubasezeranya, tubaherekeze tubasengera nk'umugabo n'umugore, ariko dusubireyo turebe, tugire igihe cyacu cyo kureba se babana twashingiye ko muba muhagaze mu mwanya w'Imana mu mwuka.
ese babayeho bate, ese koko rwa rugo rwabashingiye cyangwa se rwabafashije kugira ngo bashinge ruracyariho. Hagira umwanya wo kugira ngo habeho amateraniro nk'aya couple, habeho umwanya wo kongera kwisuzuma no kwiyibutsa icyo Imana idusaba muri rusange kugira ngo ubutumwa bugere hose hashoboka. Ugire umugoroba mwiza kandi Imana ibahe umugisha kuri mwebwe n'imiryango yanyu yose. Murakoze. Aposo, umugabo n'umugore nibafatane mu biganza. Aposo, umwitozo nifuza kubaha, igira icyo ubwira aba bantu bafatanye mu biganza ngo babwirane. Urakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Uyu ni umunsi rwose w'abagabo n'abagore uryoshye cyane, ariko kandi utazanye nawe ubwo nanjye murabona ko yicaye hariya, ubwo uticaranye n'uwe nyine yihangane. Ariko uwo bari kumwe nanone Imana ishimwe. Twari turimo tuvuga rero ko urugo ari igicumbi cy'Imana, Imana ibamo. Nk'uko wenda twabivuze tunasoza kuri amakupure mwazanye nk'umugabo n'umugore, ikintu cya mbere munasezerana mwashingiye ku cya mbere n'urukundo. Ahubwo nagira ngo icya mbere amubwire, nabanza amubwire ngo ndacyagukunda kandi by'iteka ryose. Abanza mu maruko, ndacyagukunda by'iteka, apana bya 2020 ubwoba bushire, by'iteka ryose. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nanone, ku bakristo, ku bantu twemera Imana nk'uko tubivuga, ni uko Imana iba iya mbere mu rugo rwacu. Imana iba iya mbere mu rugo rwacu. Uramutse wubaha Imana ntiwubaha umugabo wawe cyangwa umugore wawe, babipfuye. Ariko mugomba kubahana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Rwa rukundo rukongera kwa kubahana, rukongeraho kwa kubaha Imana, ibintu byose bikagenda neza. Ubwo rero bafatanye ibiganza, njye ikintu mbasabiye uyu mwanya kimwe cyonyine, nk'uko mufatanye gutyo, muzakomeze mufatanye kuva uyu munsi n'iteka ryose. Mubere abana banyu urugero rwiza rwo gufatanya n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu, bose barangwe no gufatanya. Ngaho muhobere, mubwire uti Imana iguhe umugisha, ndagukunda, birahagije, ubundi utahane umugisha w'Imana. Murakoze cyane, Imana ibaho. Reka twemerere Aposo nawe ibyo dusabye agenda bikore mbere yuko umuyobozi. Barakoze cyane Pastor David, ari kwiyemeza kuba abafatanyabikorwa b'inzego za leta kubaka Pastor Kayisire, ngira ngo nawe abasuhuze tumwakira. Turaza kumuha umwanya nawe tuganiriza ijambo ry'Imana n'izindi mpuguro cyangwa se impanuro adufitiye, cyane cyane ko agira impano yo guhugura imiryango no kubaka imiryango. Imana imuhe umugisha. Twaganiriye igitabo, Apotre yabisobanuyeho ko ubutumwa cyangwa se umutwaro yahawe wo gutanga no kumenyekanisha ubutumwa mu miryango mu byiciro bitandukanye, atari ibyo kugurisha cyangwa se kubonamo indonke. Yabageneye impano buri muntu wese uri muri ino sale, amugeneye impano y'iki gitabo. Ngira ngo nsabe protocol abidisitiribuye buri muntu uri hano aratahana kopi ye. Tugiye kwinjira muri uwo mwanya, tugira musabe n'abaririmbyi bahite baza hano kuri stage, tugiye kuturirimba indirimbo ebyiri. Ariko muri uwo mwanya nsaba na service, nimuze kwicwa n'inyota, service bace bice hagati y'amatable bafundurira za fanta. Hanyuma nyuma y'uwo mwanya turaza kwakira Pastor Antoine atuganiriza.
musabe Nicolas stage yanyu protocole mugisebera ibitabo ndetse n'abari muri service muri Matayo ibice 7 kuva ku murongo wa 24 Yesu aravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. N'aya magambo gusa. Buriya hari ibintu bimwe dusoma tukanabyigishaho tukabivuga ariko tutarigiye dufata umwanya ngo tujye mu mizi tubyumve neza twumve n'ikintu bivuga. Icyambere iyo urebye hano Isaya tubwira ngo abantu babiri barubatse, bombi barubatse, umwe yubaka ku rutare undi yubaka ku mucanga, ariko bombi barubatse. Ndetse muze kubwira abantu ngo uwubatse ku mucanga ashobora kuba yari afite inzu nziza kuruta uwubatse ku rutare, for a simple reason. Igihe undi yacukuraga ku rutare bimutwara amafaranga menshi ya fondasiyo, undi inzu yari ayigezeho, anasagura n'amafaranga yo gusiga amarangi no gukora dekorasiyo. Inzu ye wayiri ukabona isa neza. N'undi nawe arubaka bimugoye, wenda ndetse bishoboka bamuseka, bazi ubundi wowe uramuka wibushya wakubatse muri cyangwa ngo mukagurisha iki kibanza akagutiza kuri uriya mucanga wo kubaka hatereri. Icyo ni common denominator ya mbere abantu bose barubaka. Nabonye bahagurutsa n'abantu bubatse bose barahaguruka hano rero uriya abantu bubatse twese tugira udukoryo. Uwo mwese wabaza ati ngo zanyu zimeze ziti, mwabwo mutumva ibi iwacu ni mu ijuru rito. Uzimamba baba mu ijuru rito ndaza kubibabwira. Umugabo aba afite akageso kakabanza kakabangamira umugore, yageraho kakamenyera, akamenya uko amutunga, akabaza ngo umugabo wanjye niba ushaka kumuvugisha ntukamuturuke ibumoso. Iyo uturutse ibumoso aragutandukana, umucinya umugakati buryo ukagira uko umuzenguruka, ibintu byose bikagenda neza. Undi nawe akaba abizi ngo umugore wanjye nawe afite ukuntu ateye. Izo ngeso mukazibana, ukabaho wigengesereye, ukabaho uzi yuko uwo muntu afite ihwa mu rubavu rw'ibumoso iyo wacirira guhanda. Nawe ni muhanze mwibaze mu micaye hano niba ntacyo mutangiye kumva. Ariko ubundi Bibiliya yose ko ibiteganya. Bibiliya iravuga ngo abantu ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi ngo niko umuntu atyaza undi. Ahandi bakavuga ngo ababiri barutumwe ngo uko iyo baryamanye barasusuruka, ngo iyo umwe aguye undi aramubyutsa, ngo bafatanya bakabona imbuto z'imirimo yabo. So icyo bivuga ubundi umugabo n'umugore kuba tubana, urugo hagombye kuba ahantu tuba perfected. Buri munsi ukambera indorerwamo. Ubundi burya muri Bibiliya ririya jambo helper, umufasha, muri original ntabwo ari cyo bivuga. Imana yaravuze ngo tumuremere miruwari, tumuremere envisavi. Ubundi hari na za traduction zimwe muzabona Imana yaravuze ngo tumuremere envisavi, ni ukuvuga ngo umuntu ahagarara imbere ye akibona. So umugore wanjye nagumye kumuhagarara imbere nkamwibonamo, nawe yandeba akanyibonamo, kandi namuhagarara imbere nkibona uko ndi. Kuko rero icyo umuntu yagumye kugufasha, ariko turatinyana burya babwije ukuri. Abagore babwiza abagabo ukuri n'abagabo babwiza abagore ukuri ni bake. Gamaye nk'akagero gatoya hano ndabizi benshi ntabwo ngiye kuvuga mu gukora. Jewe ntarakizwa hari ikintu nangaga gituma mbabarira abagore. Muri mwese abagabo babaye hano wenda sinzi niba mwese mukijijwe ko ntabwo bazi mwese. Umuntu wigeze amwe inzoga
akazimana hano. Nta kintu gihumura nabi nko kuryamana n'umuntu wanyoye inzoga wowe utazinyoye, cyane cyane mu rukerera. Nta kintu gihumura nabi nk'inzoga y'indara mu gitondo. Ibyo turabizi, twabaye abaseribateri. Njyewe nakirijwe ndi mukuru ufite imyaka 25, nari umwarimu muri universite. Ubwo buzima nabubayemo, unywa inzoga ukaryama mu rukerera. Niba hari ikintu kidahumura neza ni umwuka w'umuntu warayanyoye inzoga. Njya mubwira abantu ko ari ubwoko butatu bw'abagore ntari bushobora, kandi nagize Imana waza ntabyo ifite. Tukimara kuzura nawe uzandinde ibintu bitatu. Bibiri byo nari bizi ntabyo yarafite, yari umurokore. Ariko n'abarokore bagira akageso kamwe, n'abandi bose twese turakagira, nanjye ndakagira. Kuvuga uzamwijwe. Yawe ntabwo umuntu uvuga azamwijwe, Mana y'isi n'ijuru. Umuntu uvuga azamwijwe sinzo akanera kandi mu mutwe wanjye nujya kumbwira iki. Niyo byaba byakubabaje ujye umbabarira, ubanze unywa akadoze ko kwihangana ubimbwira utuje, ariko ntukambwira uzamwijwe. Buriya rero icyo ndimo kubigisha ni ukumenya kubwira ukuri. Umuntu akakumenya ngo kandi nawe waba ufite ibyo wangamo akakubwira, kuko ni gutyo tugenda duhinduka. So reka nigarukire kuri ntuze nababwiraga. So Yesu afasha abantu babiri barubatse, umwe yubatse ku mucanga, undi yubatse ku rutare. Ibyo rwose inzu zari zihagaze zimeze neza. Number 2, common denominator, ngo imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, biraza byikubita kuri ya nzu. Iyo ku rutare imivu yarahushye, imvura iragwa, imiyaga yikubitaho. Niyo ku mucanga zombi zabonye meme treatment. Ndenda kubabwiza ukuri, ingo zose yanumva abantu bavuga ngo giye n'umugore wanjye tubana, ngo iwacu ni nko mu ijoro rito, nkawe mwazanagiyeho riko, ngo uyu mugore ngo tumaranye imyaka ngo ntituranatongana. Nkabigenje muto muratonga none se ubwo kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru abyuka iteka ryose ari marayika, nta na rimwe ajya abyukira muri kamere. Aho ushobora kuba agiye ndi umunyabyaha bwo. Gusa hari ikintu kimwe twize na madamu, abana b'iwanjye twakoze anniversaire y'imyaka 20, baduhaye igikombe. Baravuga ngo papa na mama ngo turagira ngo tubashimire, ngo mwatubereye ababyeyi beza. Urumva ariko waciye iminsi kuko tumaze 32, icyo gihe twari tumaze 20. Mwatubereye ababyeyi beza, ngo ntiturabumva mutongana, ngo ntiturabona mwagize mutima. Bamaye ijambo mbwira madamu ntabizi, uzi ko abana twabareze nabi. Bibwira ko tutajya dutongana, buriya bazi ko turi ba marayika, turi intumwa. Uretse ubutaha tuzatongane batwumva. Ariko kubera bya bindi nababwiye, njye nshobora kwicara nka disagreeing na madamu. Ariko kubera ko tutazamura amajwi ntushobora no kubimenya ko turimo gutongana. Kamwe ati vraiment uri abire nkabire ibintu uwo wakoze. Ntabwo niko buriya nuko nawe utabyumva. Cyewe nabikoze gutya mbikora gutya mbikora atoya, ubikora gutya utambwiye se ubwo ngubona. Noneho bo bakabona turimo turiganirira, bazi ko buri gihe tuba tuganira, niyo dutongana ntibashobora kumenya ko twatongana. Kubera iki twize gutongana tutazamuye amajwi. Ubundi gutongana rero kugira ngo ni disagreement, kandi niho hariho abantu bagira disagreement zikomeye. Nijye n'umugore wanjye, ubwo umugore wanjye umwana mwiza cyane, ariko ni wa muntu ukunda ibintu bye ko biba secret. Ntashaka ibintu byo kujya public, ntashaka nubona nk'ibintu avugaga bye byazatuma urusumu n'ibiki byose. Kabure rwose ari hano mwabona yije ibintu nka biriya biba biri private, ubijyana n'icyo bwabo. Ni umuntu wanga microphone nubwo azi kuvuga. Jewe rero nkora ku Karubanda, mba ni kuri YouTube, nibyo navuze bagira gutya ngo ntaruye ifoto yanjye. Kabure nk'aba bantu abarese urabona ibi bintu washyizeho ntabwo ryo bahaye, baraje babiterura mu rusengero bikuramo ibyo bashaka babishyira uramuri. Kamwe atoye uzabiyamwe. Ahora ujye kure mu urubanza n'impinja z'isore ziri hariya zishakira imibereho ushaka iki. Bajye baza rwose bashyiraho ifoto niba bihawa viewers, nzaba mbabiri umugisha z'ikibazo. Ariko urumva turatandukanye cyane. Ariko disagreement kwa tutumva ibintu kimwe
ntabwo bivuga ko turwana, nta nubwo bivuga ko tuzamura amajwi, ariko nta nubwo ibintu byose tuba tubyumva kimwe, sibyo? Kuko imvura izagwa, imivi izatemba, imiyaga izahuha no kwa pasitori. Umuntu umwe yajyaga aririmba ngo akabwana k'iminsi ngo nta muhana karenga, ngo naho batinya karahajya. Satani naho batinya arahajya. Afandi bazamurinda, bashyire abasirikare bafite imbunda ku irembo, bashyire za rarume ku madirishya n'ahandi, Satani abatange mu cyumba basange yicaye. Kuko we naho batinya arahajya. So Yesu rero akaduha secret, niyo ngiye kubabwira. Ntabwo Yesu yavuze ngo abantu banyizera ngo n'ibinzu zabo zitazanyeganyega. Yaravuze ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza niwe uzaba yubatse ku rutare. Kuko ubundi kenshi twubaka ku micanga. Imicanga rwose tuyubakaho, genda ukabona umukobwa mwiza ugenda. Nasanze murimo kubivuga muri kino gihe n'ikibazo, ukabona umukobwa, munabonye umukobwa mwiza, ariko uwo mukobwa mwiza ashobora kuba ari mwiza muri housing gusa, ariko ntabwo uzi icyo afite mu mutima. Unabonye umuhungu mwiza muremure, ngo umuhungu mwiza muremure urashaka umubounce wo kukurinda cyangwa urashaka umugabo? Kuko ari mwiza ari muremure ntibimugira umugabo. Ibyo ni ukuri, ariko muri ino minsi niko abantu bareba. Noneho Yesu aratubwira ngo ibyo ngibyo ni umucanga, ibindi twubakaho kashi. Mujya mwumva abantu ba senderi baririmba ngo abasore bariho ariko nta kashi, uba ntacyo uvuze imbere y'inkumi. Umuntu kuba afite amafaranga ntibimugira umugabo mwiza. Oya, ntabwo bimugira umugabo mwiza. Kuko wa wundi ubona afite amafaranga, namba wani hari ibintu maze kubona cyane cyane muri no mujyi wa Kigali, ko abantu bagenda bunguka amafaranga biba arrogance, kwiyemera ko kumva yuko umukobwa yarongoye yaje ari amafaranga ashaka. Ni ikintu mpora ntonganaho n'abagabo baza muri kanseri. Kubera ngo uyu mugore yabuze iki, ngo afite imodoka, ngo afite konte, ngo afite amafaranga, ngo yamuhaye umudendezo. Abana n'ubundi avi wabo wenda ntiyari afite amafaranga nk'ayo afite, ariko ntabwo yaje hano aje gushaka imodoka, ntabwo yaje hano aje gushaka inzu. Ubundi mukundana yigeze akubwira ngo nkunda amafaranga yawe, nkunda no kubibuza abahungu amara ntuzabona umukobwa ukubaza ikofi buri munota akakubaza amafaranga yawe kwangana, uwo nguwo uzamuhungire kure, kuko si wowe abakunda amafaranga yawe. So niba ari we yakunze ukabumubwira ngo ntabwo umudendezo wigira ushaka ngo warabirushije, ariko still ibyo ni imicanga twubaka. Muzitegereze iyi Kigali barabivuga, imibare ya butani iragenda yiyongera. Burya Kigali ukuntu iteye, mwese mushatse mwanahagarara no mukabireba. Ubundi ababosi batura hejuru ku musozi, abakene bagatura hagana mu kabande. Hose niko iteye, hose Kigali niko iteye. Divorce nyinshi ziba hejuru ku musozi. Aho dutuye iwacu muri quartier, nanjye ntuye kuri kaburimbo hejuru ku musozi, tujya twicara turimo kureba ibintu bya mitiweli, tureba tugasanga nta n'umuntu twafasha uwo. Ariko hepfo yacu twe dutuye ruguru aho bita mu Bumwe, munsi yacu haba izuba n'ukwezi. Ni imidugudu yo muri Gasabo muri Remera, umurenge wa Remera. Hepfo mu kwezi no mu zuba niho abakene batuye, twebwe dutuye hejuru mu Bumwe. Nyine twarahuje tujya hejuru. Abana rero iwacu bo hejuru biyita abana bo mu bisubizo, bigeze gukina n'abo hepfo aho bita mu bibazo, abo mu kabazi, abo mu bibazo barabatsinda. Bazamuka bavuga ngo kuvurema ngo kubona abana bo mu bibazo batsinda bo mu bisubizo. Ariko binarama iyo bigejeje ku byingo, hejuru mu bisubizo niho mu bibazo. Kuko muzitegereze muzajya mu nkiko mureba abantu baburana ubutane, n'abantu bafite masters, bafite PhD, bafite lisansi, bafite imodoka. Ntabwo ari abaturage abangaba baba bishakira imibereho bazunguza udutaro n'utundi. Kubera iki? Twubatse ku micanga. Hari ibintu twimitse tubigira ibitangaza ariko bikaba umucanga.
kandi nuko nta mwanya mfite wo gusesengura, mwabibona yuko bya bindi twebwe ubundi dushingiraho ni nabyo Satani ashingiraho adusengera. Umugabo azamukana n'umugore bombi bakena, umugabo agenda ku igare anyonga, umugore ari hariya acuruza kabutiki, bakazamuka bakajya mu iduka, bakazamuka bakajya Dubai, bakaba baguza imodoka, umugabo agatangira kubwira umugore ngo ndabona udahuye n'ikigero ngezeho. Frequent case duhorana hano muri uyu mujyi. Kubera iki? Umucanga. None wese akatubwira ngo twubake ku magambo ye. Reka mbabwire ibintu bigera kuri 3 cyangwa 4 kubyo kubaka ku magambo ya Yesu. Cyambere, kubanza ukakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Believe me or not, ubyemere cyangwa kubyemera, abakristo benshi ntabwo bafite Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Bafite idini Yesu ya gikristo. Ni abagatolika, ni abadeperi, ni abanglikani, ni aba Christian family, ni abanama. Ariko biriya byose nabyo ni umucanga. Ndabivuga ndi umupastori nambaye n'ibiranga gushumba. Biriya ni umucanga kubera yuko hari abantu benshi bafite idini ariko badafite Yesu. Hari abantu benshi bafite idini badafite amagambo ya Yesu. Kwanza ukagira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe. Iki ngiki nacyo kintu cya mbere. Reka mbere uko bikora. Iyo ufite Yesu nk'umucunguzi ni kugira umwana w'Imana n'umwami wawe. Umugore warongoye cyangwa umugabo wakurongoye mu Mana aba ari umuvandimwe wawe, ari mushiki wawe cyangwa ari musaza wawe. Mwembi muri abana b'Imana. Mu yandi magambo cyagombye kuba igihango gikomeye gituma mudahemukirana, kuko Imana uretse kuba so iba yahindutse na so. Buriya kugira Yesu nk'umucunguzi n'umwami ni ikintu gikomeye cyane. Njye mbibwira abantu bavuga ngo ibintu byose iyo umaze kubisobanukirwa, kubaka kuri Yesu mu buryo buri pratique nuko bigenda. Cyambere mubanze mugire Yesu nk'umucunguzi n'umwami, kuko twabashyize mu idini, turababatiza, turabakomeza, turabahaza, ariko mudafite Yesu. Icya kabiri, muhinduke muse na Yesu. Abagabo duse na Yesu, n'abagore namwe muse nawe, mugire ziriya mbuto z'umwuka, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Hanyuma hasigaye ibyo atubwira tubikore. Wari warabiteganije yuko tuzagenda dukura, tukaba abasore, tukaba amajigija, tukaba abasaza, hanyuma tukajya mu ijuru, kandi twubakira ingo, tukanyura muri izo faze zose. Ndasenga ngo ibigero byose, intera zose z'urugo ziri hano uziteho. Uvugane n'abakiri abasore, uvugane n'abagabo bakuru, uvugane n'abasaza ntange, uvugane n'abagore bacu, kugira ngo twubake ingo zihesha izina ryawe icyubahiro, kandi zigahesha izina ryawe icyubahiro, zikaduhesha umugisha. Turavuga ngo dufite abana b'inzererezi, ngo dufite abana ngo baterwe inda, ngo dufite, ariko ntabwo twinvestisa mu bana bacu. Turimo turabakorera investiso, turabashakira imibereho, ariko ntabwo twinjira muri iyo mibereho yabo. Udufashe twese uko turi hano, kandi numara kudufasha tujye gufasha abandi, kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki twubake ingo zubakiye ku ijambo ryawe, ingo zikumvira, zikubaha, zigenda uko bikwiriye, ingo zikundana, abana bacu bakabona atmosphere nziza bakuriramo, kandi baha ibyiringiro by'ejo hazaza. Tugendere twese ko tungana, imbaraga z'umwuka wera zinjire mu buzima bwacu, duhe kwera urukundo, duhe kugendera mu mahoro, duhe kugendera n'ibyishimo mu byo dukora byose, aho tugenda hose duhe kwihangana, duhe kugira ingeso nziza, duhe kuba neza, duhe kugira neza, kandi mu mirimo yose dukora, haba mu ngo zacu, haba no hanze, haba mu makampani, haba muri leta, duhe gukiranuka, kandi duhe kwirinda. Bishyirwe hejuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ingo zacu zihabwe umugisha, mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mwakoze cyane ko umugisha.
mwakoze cyane kubana natwe. Reka mbasabe muhaguruke mwigire ijuru maze dusenge, dushimire Imana yabanye natwe, yaduhaye ibihe byiza, ubundi dukomeze gusengera umuryango, dukomeze kuba hafi umuryango nk'uko twabyumvishe, no gukora umurimo mwiza wo kwigisha n'ubundi imiryango. Reka dusenge. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wabanye natwe uyu munsi tuwutegura. Tugusaba ko uzabana natwe, tugusaba ko uzaduha ibihe byiza kandi uzayobora ibiganiro byose bizabera hano. None wabikoze, turabigushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusabye ngo uhe umugisha inshuti, abavandimwe bacu, bene data bose bitanze kuboneka ahangaha, umugisha imiryango yabo, umugisha itorero ryawe, umugisha igihugu cyacu. Tugiye kuva hano, tugiye, buri mwese ugendane nawe, umurinde, komeze kumuyobora, kandi buri muntu wese akomeze kubakira kuri wowe Kristo, kubaka kuri urwo rutare, kandi buri muntu wese ukomeze kumurinda mu miraba, mu miyaga, mu bintu ibyo ari byo byose bisenya, agera ku byiza yifuza, bituma kubaha, agukunda, agukorera, agira umuryango mwiza uguhesha icyubahiro. Komeza uturinde, ubane natwe. Turagushimiye ko wumvise gusenga kwacu, ubuntu n'amahoro n'umugisha bibonerwa muri Kristo Yesu. Komeze kubana namwe mwese n'abanyu bose, bisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Mugendane n'amahoro y'Imana. Murakoze, naho ubutaha. Beta TV, for your fam.